reka turenzeho tuvuge Rwabicuma nk'ubuyobozi bwite bwa leta kuko no murenge Rwabicuma. Reka abo turi kumwe bose batambuke baze hano kuko tugiye kuvuga mu bantu bakomoka muri ako gace, ari nako Pastor Ezra Mpyisi akomokamo. Ndabona ba Gerard bataza kandi n'abanyarwamwate. Mutambuke namwe abana ba Pastor Mpyisi ni musi muri abanyarwamwata, niwe twabanaga igihe kinini ariko namwe mugiye kumusimbura. Namwe nimutambuke rero. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Reka dushime Imana cyane muri uyu mugoroba dukomeje kuboneka ahangaha, aho turi muri ibi birori byiza byo guherekeza umubyeyi wacu watuvuyemo. Uretse gufashwa n'Imana kubyakira, ubundi biradukomereye, ariko Imana ihora ari Imana, ikomeze iri hafi y'imitima yacu. Reka nshime rero bagenzi banjye turi kumwe aha, ni iteraniro rigari rwose. Haleluya. Reka nshime ko Pastor Mpyisi ahuje abanyarwamwata hano. Abenshi rwose twari tumaze igihe kirekire cyane tutabonana, umubyeyi wacu yongeye kuduhuza, twe kuzongera kuburana rero. Rero nkuko gahunda imeze yuko habaho kugira ikivugwa ku mibereho y'uyu mubyeyi, ubwo abo twafatanyaga gutegura muri iyi groupe bansabaga yuko ndi bubayobora hari muri gahunda y'amasengesho. Ntabwo byanyoroheye, ese ntekereza ntariko hari amagambo yose amaze iminsi avugwa mba ndaha, natwe tubyumve. Abantu twabanye na Pastor Mpyisi mu murimo, iki ngiye kuvuga mu cyumve. Nuko ko agize atya tukabona duhingutsemo hagati, ubu ntiyaduseka ibyo turimo tuvuga. Zina Pastor Mpyisi ni rigari cyane, ako turimo tuvuga ni gato cyane rwose, no kukajanisha bya ruhanya. Ariko iyi si dutuye niko imeze, tugomba kuvuga. Bansabye ko rero ndavuga groupe tutangiza indirimbo ya 45. Pastor Mpyisi arayikunda cyane, ariko hari indirimbo twigeze kuririmbana nawe igihe kirekire, je niyo nahisemo. Ntabwo ari groupe yiririmba yonyine, ahubwo twese nk'iteraniro turi buyiririmbe. Indirimbo ya gatatu mu ndirimbo 350 zo guhimbaza Imana mu itorero ry'Abadventiste munsi wa karindwi. Iyo ndirimbo ya gatatu ifite amateka kuri Pastor Mpyisi. Dr. William niwe watanze ubuhamya bwa mbere hano, avuga uburyo yamenyanye nawe, avuga iteraniro yigeze kuza gukorera hano mu Rwanda akiri Nairobi. Iryo teraniro ryabaye muri 1995 mu mpera z'umwaka. Twari i Remera, mu ntara ya Remera. Nge rero nari ndi Remera mpaba, ndetse mpari n'umukuru w'itorero mu bateguraga izo gahunda nabaga ndimo. Iminsi 16 rero twamaranye ari muri ayo materaniro twita amavuna. Abadventiste barabyumva neza, amavuna na materaniro yivuga butumwa. Pastor rero niwe yatuyoboyemo. Ubwo buri munsi buri mugoroba twakoreshaga indirimbo ya gatatu, nzabona Yesu mu maso. Nzabona Yesu mu maso rero kuko kuri je ari indirimbo y'amateka kuri Pastor. Niyo nshimye ko dutangiza gahunda nka groupe duturuka hamwe nawe yo kugira icyo tuvuga ku mibereho ye gito cyane. Ndasaba rero iteraniro ryose, ntabwo turirimba twenyine, niyo mu gitabo turayizi. Yenda uri kubyuma numvise indirimbo ya gatatu uri kubyuma, niba yayibona vuba kugira ngo ayidutangize. Ndagira ngo twiririmbe twishimiye, muzi kurangurura n'ijwi rya Pastor Mpyisi. Reka tumwigane rero. Teraniro mudufashe duhaguruke
twese na groupe turi kumwe ahangaha indirimbo ya gatatu muzo guhimbaza Imana abatayibuka ni bande ngo batize igitabo akimba igitabo kagafata igitabo nzabona Yesu mu maso nibiri kure umuririmbyi naza tuyobore mu ndirimbo ya gatatu nzabona Yesu mu maso ndagira ngo tuyitangire neza rwose kuri note yayo kwijwi ryayo rigenda neza muri groupe numvise mushyiremo amajwi mwebwe mugiye kuba korali amajwi nangaye hari amajwi ane tugiye kuyashyira muri iyi ndirimbo ya nzabona Yesu mu maso nzabona Yesu mu maso umusaza tujyana niho nzamwitegereza kwari we wampfiriye nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru menye uko ubwiza bwe busa nzamusingiza iteka ubu ndamutekereza ariko simurora umunsi uhiri uzaza nzamubona n'ubwiza nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru menye uko ubwiza bwe busa nzamusingiza iteka tuzishimira imbere ye ubwishavu rishize ibigande biganduwe nayijimye akeye nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru menye uko ubwiza bwe busa nzamusingiza iteka nzanezererwa imbere ye nzamurora mumenye nzabana na Yesu nkunda niwe mukiza wanjye nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru menye uko ubwiza bwe busa nzamusingiza iteka Mana ikomeye kandi Imana ishobora byose izina ryawe ryubahwe uri Imana ibihe byose yaba ari mu byago nk'ibi yaba ari mu byishimo uhora uri Imana uduhe kubyizera turi imbere yawe rero muri iyi minsi dutaramiye umubyeyi wacu watuvuyemo ndagushima cyane yuko buri mugoroba wanye natwe kandi n'ubu uri kumwe natwe uhimbazwa iteka ryose turacyakeneye rero gukomezwa nawe ndakwereka iri tsinda riri imbere y'iteraniro n'abavuka hamwe n'umubyeyi wacu watuvuyemo urushisheho kutubashisha gutekereza uko yabanye nawe
kugira ngo natwe tubashishe Mana kugera mu kirenge muke kuko yakigeraga mu cya Yesu. Utubashishe kwakira Yesu mu bugingo kugira ngo nkuko yamubashishije natwe tubashishe. Aka kanyu komeza ubane natwe rero. Umuvandimwe Habineza agiye kuvugira iyi groupe iri aha ngaha, Mwuka Wera w'Imana akorane nawe. Dukeneye guhumurizwa kuvuye mu ijuru, gukomeze kumvikane mu mitima yacu twese kubwa Yesu mukiza wacu. Mwicarire iteraniro. Rero turi benshi hano murabibona, ntabwo twese twavugira hamwe ngo twabarambira. Nubwo amagambo avugirwa aha ngaha nta arambira, ariko mu buryo bwo kubahiriza gahunda twashimye yuko Habineza Jean Baptiste natambukanye ngere ni ugiye kuvuga bike cyane, niko nabivugaga nti n'ubusabusa ku buzima bwa Pastor Mpyisi. Ni izina rigari rwose, ariko natwe dufite icyo tugomba kuvuga muri iyi gahunda nk'umubyeyi wacu Imana yaduhaye, tukavuka hamwe nawe nta gisa nkabyo. Dukomeze tubizirikane, nubwo tuzamukumbura ariko Imana izagikomeze dukomeze. Mwiriwe neza, Yesu ashimwe. Banyakubahwa muteraniye hano, twaje gutaramira umubyeyi wacu Pastor Ezra Mpyisi. Aba turi kumwe nk'uko babivuze ni itsinda ry'abanyarwabicuma rwa Mwata, nk'uko muzi Pastor yakundaga kubivuga, ariho yavukiye, yarerewe, yize, yigishije ndetse yatanze n'ubutumwa. Aba turi kumwe twese tuvuka ku gasozi kamwe na muzehe Pastor Ezra Mpyisi. Twaturutse hirya no hino kuko turamuzirikana, yabaye umubyeyi wacu. Nubwo abenshi twamumenye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, kugira ngo twese tuzi imyaka yari afite, uretse nk'abakuru bari hano, yabonye muzehe David Munyurangabo ntiyaje hano, ndetse na murumuna we Jean, ngira ngo hari nibo baba bazi babanye. Ariko twebwe abenshi hano twamumenye nyuma ya Jenoside, ariko twaramwumvaga mu makuru. Pastor Ezra Mpyisi nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, aho agarukiye mu gihugu, urumva yagiye agaruka ku ivuko, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, abo banganaga inshuti urungano nta numwe yahasanze. Jenoside yakorewe Abatutsi yarabatwaye, ndetse na benshi bo mu muryango we. Buriya kubura umubyeyi, kubura umuvandimwe, kubura inshuti, nka muzehe Pastor Ezra Mpyisi yabaye inshuti, yabaye umubyeyi w'abantu benshi. Kubyakira biragoye, nubwo Gerard yatubwiye ngo twishime, twakwishima kuko atabarutse neza, tukanishimira ko atabarukiye mu gihugu cyamwibarutse kandi yakundaga. Gerard nubwo yatubwiye gutya, ariko buriya kumva ko umuntu utazongera kumubona kuri isi ya rurema, nubwo abizera twemera ko hari aho tuzahurira, ntabwo byoroshye. Tubonereho rero kubwira umuryango, inshuti, abavandimwe ngo mukomere. Je ubahagaze imbere, nagize amahirwe yo kuganira Pastor Ezra Mpyisi, ariko si cyane. Urugwiro yari afite, kuko nababwiye ko abenshi hano twamumenye nyuma ya Jenoside, waragenda ukamusuhuza, ukamwibwira uti ndi mwene kanaka cyangwa umwuzukuru wa kanaka, kuko wowe ntabwo washobora kumwibwira ngo akumenye. Waragera ukamusuhuza, akagusuhuza, wamara kumwibwira
wamubwira umubyeyi cyangwa sogokuru wawe akongera akaguhobera, ati garuka hano wagahungu we, ati ngwino hano wagakobwa we. Ibyo byose turabizi. Ni rwa rugwiro rwe rero yagiraga. Twaganiriye bitewe no yanganaga na papa. Bari baraniganye aho Rwamwata, ariko ntumwumve ko niba bariganye yize amashuri nkaye, ntabwo ariko bimeze. Ni amashuri abanza. Mwahura wamuganiriza, wamwibwira agatangira kukubwira amateka, agahera iwanyu mu muryango wanyu akakubwira uko bari babayeho, ibyo bari batunze, uko mwari mubayeho, niko yakoraga. Ati ndibuka ibi n'ibi. Cyane yakundaga amateka, nkuko twabibabwiye dukomoka i Rwamwata, cyane hazwi twa dusozi twa Mwima na Mushirarungu, Gacu na Rwabicuma na Mpanga ndetse na Rwamwata, agahita atangira amateka ubwo. By'umwihariko twe nk'itsinda riri hano yatubereye umubyeyi, aho atahukiye kuko yagarutse ku ivuko akajya akunda kuhaza. Hari ikintu mwibukiraho cyane n'abavandimwe bari hano. Jenoside irangiye habayeho gahunda yo kwibuka, gushyingura, imiryango ikajya iterana. Uko turi hano muzi ko gahunda yo kwibuka guhera ku itariki 7 kugera kuri 16 z'ukwezi kwa 4, nubwo ikomeza kugera mu kwezi kwa 7 ku itariki 4. Uko twateguraga gahunda yo kwibuka, abavandimwe bari hano nta wundi wacu, muzi ko habanza gahunda yo gusenga. Nta mundi muntu wadusengeraga atari Pasiteri Ezra Mpyisi. Iyo habaga ikibazo yenda ntaboneke, ndagira mbabwire ko byabaga intambara. Abantu bakataye kuvuga tubyimure, azaboneka ryari tubyimure, ariko ni gake yabuze. Ariko niyo yaburaga ntago twashobora gusubika gahunda, kuko yari gahunda ya leta yateguwe, bagenda bava kuri site imwe bajya ku yindi, haba hari gahunda yateguwe yo kwibuka. Ariko abantu bose baravugaga, baba abaturage baho twaturutse, Pasiteri Ezra Mpyisi niwe ugomba gusenga. Ibyo ni ibintu tumwibukiraho. Iwacu twahasize urwibutso, turajya kudushimira umuryango we. Batubaye hafi, baradufashije. Ubu imiryango yacu, babandi bari inshuti ze, bari mu rungano, ubu dufite aho baruhukiye kandi heza, habahesheje agaciro, kandi twishimira ko n'umuryango we wagizemo uruhare. Yabaye mu buzima butoroshye cyane. Muzi politike yabayemo, politike y'ivanguramoko, ivangura akarere. Ngira ngo twese turabizi, byatumye aba mu bihugu byinshi by'amahanga, agishyanga kubera politike mbi yari mu gihugu cyacu. Kandi aho hose turi hano dushima Imana ko yamurinze. Aho hose yagiye avuga ubutumwa, arigisha mu mashuri asanzwe. Natwe uko turi hano, abamureba yagiye yigisha basekuru, abandi base. Namwe muri hano kandi nzi ko mufite ibyinshi yabagejejeho cyane bijyanye n'ijambo ry'Imana ndetse n'ibijyanye n'amateka. Ariko twishimire uyu munsi, buri ubuhunzi ni bubi, twishimire ko aruhukiye mu gihugu cye. Imana ishimwe. Mu by'ukuri ntitubabaye, nubwo buriya amarangamutima ntabura, kuko umuntu ni umuntu, kandi umuntu muzima arangwa n'amarangamutima.
ariko twishimiye ko atabarutse kandi yarakomeje umugambi wo gukunda no kwemera Imana kandi no gusakaza ubutumwa bwiza. Imana yakoreye ngira ngo aho tugeze nayo ni ukumwitura. Ariko twebwe uko turi hano, icyo nabisabira se ubutumwa yaduhaye mu myaka yose amaze atwigisha, uyu munsi turamutaramiye. Buriya afite isano rikomeye n'Imana, ngira ngo ushobora gusanga we ari kumwe n'Imana ari iburyo bwayo, wasanga barimo batwenga bisekera, ariko twe turi hano bamwe tubabaye. Ariko se ubwa butumwa yaduhaye, za nyigisho nziza yaduhaye, aka kanya nako kubwira wowe ngo se ubu uyu munsi mpanda ivuze, we wajya mu ruhe ruhande? Wajya mu ijuru cyangwa se wajya ahandi? Agira ngo rero ubutumwa yadusigiye tubusigasire. Icyo tubasaba nuko buri wese yaba umusemburo n'ibisubizo byubaka igihugu, byubaka abanyarwanda, kuko ngira ngo atabaruka asinzira tubona ubutumwa, abantu benshi ubutumwa bwaracishikanye ku ma WhatsApp, ikoranabuhanga murarizi, abantu benshi bakavuga ati tubuze inzu y'ibitabo. Hari n'abakoreshaga ijambo ngo inzu y'ibitabo irahiye. Ariko Pasiteri Ezra Mpyisi ibitabo yarabidusigiye kandi turabifite. Uyu munsi ikoranabuhanga ririho, ubutumwa bwose yaduhaye. N'uyu munsi turi mu bihe byo kumusezeraho, hanyuraho message nyinshi yagiye atanga mu bihe bitandukanye. Yego nta zindi shyashya tuzabona, ariko izo yaduhaye zirahagije, bivuga ko ibitabo birahari, ntago yanzu y'ibitabo ihiye. Ahubwo twe duharanire kubukoresha neza, duharanire gukundana, kubahana, kuko niwo murage yaduhaye. Imana yakoreye imwakire. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Murakoze groupe y'Irwamwata cyangwa se Irwabicuma. Murakoze kutubwira ku mubyeyi wacu. Tugiye kumva nanone umubyeyi Pasiteri Ruhaya Ntwari Asieri. Muri mwanya reka twumve icyo nawe yateguriye.